Halo bakunzi ba Diamond TV official, nk'ibisanzwe meze mute? Nizere ko Imana y'amahoro ikomeje kubarinda kandi n'abatameze neza mukomeze kwihangana. Ni kwisi meze, isi duhangana na byinshi, uyu munsi bigenda neza ejo bikanga, ariko nyine ni ubuzima, no guhangana, no guhatana. Turagarutse rero nk'ibisanzwe ku makuru ya Miss Rwanda. Murabizi neza ko ejo ari hamenyekanye abakobwa 20 bagomba gukomeza mu mwiherero wa nyuma, ari nabo nyine bazavamwo 10, ariko mwabi 10 azatwa mu 9, undi umwe azava ko kuba yatowe cyane, yatowe n'abantu benshi, cyangwa se twabongo ni Miss Popularity. No kuvuga ngo rero abakobwa noneho bubaganye mu mwiherero bagiye kwerekeza muri La Paris mu Bugesera, ariko se dukwiye kumenya ngo mbere yuko bagenda byari byifashe gute. Mbere yuko bafata rero uru rugendo, abakobwa ndetse n'abavyeyi babo n'abandi babaherekeje babanje kubageza ku Ntare Arena, ari naho bahagurukiye. Ikindi kandi babanje kugirana ikiganiro n'itangazamakuru. Aha rero muri iki kiganiro twabateguriye kugira ngo tubabwire uko byari byifashe mbere yuko nyine abakobwa bafata bisi ngo berekeze. Nkuko mubona ku mafoto yanyu, murabona abavyeyi, murabona n'abakobwa uburyo bambaye neza, bambitswe neza amakanzu asa, amakanzu navuga y'ubwiza agaragaza imiterere yabo. Uvurema urabona ko ari abavyeyi beza, urabona ko ari abakobwa nabo beza, ibintu byari bimeze neza ku Ntare Arena. Mbere rero yuko bahaguruka babanje kugirana cyangwa abavyeyi babo n'abo bakobwa babanje kuganirizwa, ndetse kandi n'itangazamakuru ryari rihari kugira ngo riganirizwe kandi nasobanurirwe uko bavyifashe muri bootcamp. Ivyo rero byaje kuba byakozwe n'umuvugizi wa Miss Rwanda ubu ngubu, ari we Nimwiza Megan, niwe wafashije itangazamakuru ndetse n'abavyeyi kugira icyo navuga ngo ni ubumenyi cyangwa se no kumenya inshamake y'ibikorwa bibera muri bootcamp iyo abakobwa bacu bagezeyo. Ndabizi ko namwe abafana ba Diamond TV muri bazatese ubundi muri bootcamp haberamo iki, ariko ngira ngo umuvugizi wa Miss Rwanda Nimwiza Megan yagerageje guca muri make ibibera muri bootcamp kugira ngo amare abakunzi ba Miss Rwanda amatsiko, kugira ngo amare abavyeyi amatsiko, ndetse n'abakobwa bagende bazi ikibajyanye. Murabizi neza ko hari rero ubundi habiramo ibikorwa bitandukanye. Abakobwa bigishwa ingendo, abakobwa bigishwa kuvuga neza, bigishwa umuco nyarwanda, bigishwa kubana n'abandi, ndetse banakora n'amasuzuma atandukanye bitewe n'ibyo bagiye bigishwa. Aha ni naho nyine nabyo birehesha itike abakobwa babandi 9 kongeraho undi umwe watowe cyane, navuga ngo itike imugeza kuri finale, nyine hakamenyekana Miss Rwanda. Ubona ko abafana bose bakangutse, buri wese ari inyuma y'umukobwa afana. Imbuga nkoranyambaga amakuru aragenda umunsi ku munsi. Ni nayo mpamvu natwe tuba tugize ngo dufashe babandi nabo bashaka kumva cyangwa se kureba video, bareba nyine buryo ki buri kimwe cyari cyifashe. Urebye abakobwa bari bameze neza. Mbere rero yuko bahaguruka, wo mubona kuri screen zanyu ni Mwiza, ni Miss Nimwiza Megan, yari umuvugizi wa Miss Rwanda. Ndagira ngo rero tuanze tugote ku ijambo yatangarije abavyeyi n'abakobwa mbere yuko bahaguruka berekeza muri La Paris mu mwiherero. Umuvugizi wa Miss Rwanda nkuko maje kumva ko ari Nimwiza Megan yatangiye ashimira abakobwa 20 bakomeje nyuma y'amajonjora, ndetse kandi yongeye no gushimira abatarabashije gukomeza, avuga ati byonyine kwitabira amajonjora yibanze ya Miss Rwanda ni igikorwa cyangwa ni ubudahirwa ku mukobwa uwo ari we wese witabiriye. Yakomeje yabwira abakobwa ndetse n'abavyeyi babo ibyitezwe muri bootcamp, aho yagize ati ibikorwa bitandukanye bizakorwa kugira ngo bategurwe kugera ku munsi wa nyuma wa Miss Rwanda. Aho nyine harimo abwira abakobwa ndetse n'abavyeyi ko ibikorwa bitandukanye muri Miss Rwanda bavyateguwe, ari byo bifasha abakobwa nyine kugera ku munsi wa nyuma wa Miss Rwanda. Ahangaha yagize ati iki ni igihe cy'ingenzi kigize irushanwa rya Miss Rwanda. Ato rero bisa nkaho twavuga ko irushanwa ritangiye. Ati bakobwa muzatungurwa, kuko mushobora kuzatungurwa n'ibikorwa mushobora kuzahura nabyo. Ati ni byinshi kandi muzambikwa ndetse munatozwa n'abantu batandukanye. No kuvuga uburyo ba Miss bambara cyangwa se uburyo batambuka biriya babihawe n'abatoza batandukanye muri Miss Rwanda. Ngira ngo murabibona ko uburyo bagiye bambaye imyenda isa, bivuze ngo abambika nyine batangiye akazi, batsindiye kubambika batangiye akazi kabo. Yongeye ati ibikorwa
n'ibyo muzigishwa, ibikorwa muzigishwa nibyo bizagaragaza abakobwa 9 bazatoranywa ndetse n'undi umwe uzakomeza kubera azaba yatowe cyane. Ati ndakeka ko ubu noneho twese twumva akamaro ka bootcamp. Urumva ahangaha yasobanuraga akamaro ka bootcamp ari ukwigishwa ndetse n'icyo bivuze kwirushanwa. Aho ngaho babwiraga ababyeyi ndetse n'abakobwa. Yongeye ati ndashaka kumara impungenge ababyeyi ndetse n'abandi babarera ko umwiherero wa Miss Rwanda ukorwa mu buryo bwizewe kandi neza, ari nabyo mwiteze ku bakobwa banyu. Turabizeza ko buri kimwe giteguye neza kugira ngo buri mukobwa azabashe kugaragaza ubushobozi bwe ku kigero buri wese abyifuzaho. Itangazamakuru rero rimaje kumva ayo magambo navuga meza akomeza ababyeyi ndetse n'abakobwa, umuvugizi wa Miss Rwanda yaramaje kubatangariza cyangwa gutangaza. Itangazamakuru ryaje kumubaza ku kibazo cy'umukobwa bita Uwimana Jeannette, n'ubike ko umukobwa ari umukobwa akomeje ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Hari bakeneye kumenya tesi y'umukobwa ugiye muri Miss Rwanda afite icyo kibazo azabaho ute. Ahangaha rwose ni mwiza, Megan yasubije neza cyane avuga ati Miss Rwanda izorohereza Jeannette ashakirwa umusemuzi, ati kuko ibyo abigomba. Urumva arimo avuga ko Jeannette agomba cyangwa afite uburenganzira bungana n'ubw'abandi bakobwa ko nawe azashakirwa abazamufasha kugira ngo nyine abashe kwitabira bootcamp kandi bigende neza. Aho niko yarimo avuga ati izo ni inshingano zacu kumuha buri kimwe kizamufasha kugira ngo bibashe kugenda neza. Ati kuko twebwe duhari kugira ngo buri mukobwa abeho neza nk'uko abikwiye. Ati Miss Rwanda yari kugira ngo buri mukobwa abeho mu buzima budatuma yijujuta, abeho mu buzima nyine buzakumbuza n'abandi, kuko igihe azaba asohotse wenda azakumbuze n'abandi kumenya ngo muri Miss Rwanda, mu mwiherero wa Miss Rwanda biba byifashe gutyo. Nuko rero yaje gusubiza bimwe mu bibazo itangazamakuru byari bimubajije. Ubirebye abakobwa bambaye neza, basaga neza kuko ubona kuri screen zanyu. Iyo ni bisi yari bamaje guparika, bisi nziza cyane murayireba, ni ya Volcano. Reka tubisome kuko nibyo biriho. Ni bisi nziza yari iparitse yitegereje barabana b'abakobwa, murayireba. Ni imodoka nshyashya iteguye neza kugira ngo bose bagendere hamwe. Ubu bamaje kuba nk'umuryango. Ibi nibyo bintu binabafasha kwiga kubana n'abandi. Aha rero ibikorwa byose tubitse ko babikorera hamwe muri mu mwiherero, ngira ngo mu mwiherero bazamaramo ibyumweru 2 nyine batozwa bya bikorwa byose twavuze, byaba iby'umuco, bakora n'ibizamini, bakora siporo. Abakobwa bakora siporo iyo bariyo, bibafasha nyine kugira ngo ku munsi wa nyuma wa Miss Rwanda ibintu bizabe bimeze neza. Ushize ngira ngo ejo hashize batonyora 20 hari uzi by'imidere bigeze babaza atese abakobwa nta mukobwa babibonye gutavuga ati abakobwa ni beza, atari ko hari ubumenyi badafite mu bijyanye no gutambuka. Urareba buri wese iyo yakiri majonjora atambuka ukwe, ariko noneho ahangaha baratozwa ku buryo kuri wa munsi ugera batambuka neza, ubona ko basari ibintu byiza. Bakunzi ba Diamond TV turabakunda cyane, murabizi n'ibisanzwe biganiro nk'ibi twababwiye ko ikijyanye na Miss Rwanda uyu mwaka duhari, buri kamwe kose gacaracara uzasanga kuri Diamond TV. Tubabwira ngo mukomeze mudukunde, mukomeze nyabone mukore subscribe zanyu turazibona umunsi ku munsi, kandi turabashimira, ziraguma kuzamuka umunsi ku munsi. Nimugire natwe dukomeze tuzamuke, dukomeze tubashakire ibyiza, dukomeze tubagezeho amakuru nk'aya, kuko turahari kugira ngo dutange ibyishimo ku bakunzi bacu, dutange ibyishimo no ku bafana bacu. Ngabo rero abakobwa bacu bakomeje 20 murabareba neza mu mico idasanzwe, mu makanzu y'ubwiza adoze neza, ndetse navuga ngo bambaye iki gitambaro bashyira ku rutugu kimanuka rwose kigaragaza nyine nacyo cyongerera ubwiza ku ikanzu bambaye. Nuko rero bakunze ba Diamond TV nakagaruka, ciao ciao.